abantu ko bane yanga bimeze bite wazanywe n'iki mu rugo rwaje wa mugabo ngo ngukimuga none ayo mahembe kari kwakamwe umuriro kamerama uyu ni wa mukobwa mwari mwavuganye muga uyu mukobwa ndamuzi ni wo mwari mwavuganye ngo wahaye ubutumwa ibintu dutaye uyu mukobwa we wa mukobwa ibibwi byigumana igende iki ongera narinje kuko twika umwari ikisa kandi muga mbora ongera wumve yego gore kurare muganga we amafaranga ndabonye yose nayaje yose muganga amafaranga kakazi ko mu Rwanda agasezera rero abaturutse ku bakurambere ni rwose ko kumukizo uduteka mu biganza kumukizo uduteka mu biganza bigenze biti niko kumukizo uduteka mu biganza bigenze biti uwo wa mukobwa ayo mafaranga ukuyabona iyo kuza n'ubundi aracyari kuza amafaranga muganga uko akakizo amafaranga gahitaza n'ubundi nkabona kiri ku miliyoni 20 ndetse kari menshi mubwirwa n'iki umubare mukira abakurambere batanga amafaranga Image Studio twongeye kubazanira indi programme nshya mutari musanzwe muzi kuri ubu gahunda yo kwiga yagarutse rubyiruko rwifuza kwiga amasomo yacu amarembo aruguruye Image Studio tukwigisha gufata amashusho no kuyatunganya byitwa filmmaking and video production, graphic and logo design, photography and social media monetization. Si gahunda yo kwiga gusa kandi tunabafitiye serivisi zitandukanye mu ikoranabuhanga. Muri Image Studio dufotora kandi tukanakamera amafoto y'ibirori bitandukanye nka bride shower, wedding, baby shower, birthday ndetse n'izindi event zitandukanye. Image Studio kandi dufasha abahanzi n'abakinnyi ba filimi n'ibijyanye nabyo mu gutegura no gufata amashusho y'ibihangano byabo. Tubafasha kandi gufungura no kumonetiza YouTube channel zabo ndetse no kuzamura social media zabo. Bigo by'amashuri, imiryango itegamiye kuri leta namwe abikorera, izi serivisi zacu zirabareba. Tugufasha gufata no gutunganya filimi documentary y'ibikorwa byawe. Si ibyo gusa kandi abanyeshuri biga multimedia networking tubaha stage ku buryo bworoshye. Image Studio mudukeneye dukorera muri Yego Center Rwamagana cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0788372070 cyangwa 0743451642 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp 0788833331. Image Studio ikoranabuhanga ku isonga. Uyu mukobwa amaze iminsi amamagara ambwira ngo arashaka ko tujyana ahantu, ariko simenya aho hantu ahari ho mu by'ukuri. Mbona anzanya hangana ndamubwira ati se kucyunzanya hangana ahantu hora hakumuriro kubapfumu nk'aba ngaba bimeze bite? Arambwira ati ngewe uyu muganga yampaye ubutunzi, nari umukene, narakoraga akazi k'ubutayeri, naradoderaga abandi bantu, nkoresha imashini z'abandi bantu, ariko ngo narinje kumushimira. Okay, ndaje navuga ati rero reka ngewe yinze nkuko najya nica umugambi w'abantu. Twahageze namwe muri kubibona ibintu biteye ubwoba hano ku marembe yahora hakumuriro, none hari ibyo mutabonye biri harahejya mu gikari, haba hari ibibindi bihora byakumuriro. Sister bimeze bite? Barambwiye ngo umuganga yaguhaye ubutunzi bugiye butandukanye, aguha amafaranga, wari umutayeri bufite imashini zawe, ayo mafaranga yaguhaye koko urayakoresha ukabona ibyo yakoresha bigenda? Amafaranga yakoresha rwose ibintu byaciyemo nanje kumushimira. Yari yaguhaye miliyoni zingahe? Miliyoni 50. Yari yaguhaye miliyoni 50. Ikara amafaranga menshi. Izo miliyoni 50 se wazikuzemo ibiki, wazikoresheje ibiki, nibe bikorwa umaze kugeraho muri abo mafaranga? Nanje kumushimira, nashinze amatore menshi ndikugisha abanyeshuri, ubu byose bigenda neza. Ikintu rero kibabaje nuko mwabana mwe twaheze hanze, muganga afite abandi bantu ari kwitaho mu imbere, sindi igihe ari buze gusohokera kugira ngo aze adukorere hakiri kare natwe dutahe. Urabona igihe tumaze twicara aha ngaha, urumva urabona igihe tumaze twicara aha ngaha, muganga agakwiye kuba yageze aha ngaha kare. Ariko ubu ngubu sinzi impamvu mwabana mwe tumaze akanya twicara aha ngaha, uretse ko ngiye navuga nyine, ariko sinzi igihe muganga ari butugere. Umuganga mwari mwavuganye ubundi wewe mbere yuko tuzanga? Muganga twavuganye ambwiye ko ahari.
gasani wa muriro uhora waka buri gihe kamerama kirahara kamerama se kirahara abantu ko bane yahanga bimeze bite wazanywe n'iki mu rugo rwanjye wa mugabo ngo ngukimuga none ayo mahembe kari kwakamo umuriro kamerama uyu ni wa mukobwa mwari mwavuganye muga uyu mukobwa ndamuzi ni wo mwari mwavuganye ngo wahaye ubutumwa ibintu dutaye uyu mukobwa uriya wa mukobwa ibibwi byigumana igende wongeye narinjeje kuko twika umwari iki se kandi muga kambizimye kambizimye yazimye nose kahise azima uciriyeho bagomba kwizima kuko nayiba ese umukobwa naguhereza ibyo yakuzaniye igihe nitaye kanze ufite abandi se uri kwitaho mwaho imbere muga kwitaho hano mu nzu none se mugarika ngo usabe akantu basi waretse ngira nkaza nkareba kuko ibintu ukora nimba ari byo ko ibi bitanyemeza kubikora ko n'abandi ari ababikora baba bafite n'ibiki byose watse ngira nkaza nkareba uburyo uvuramo imbere aricyo bitwaye utambuka ariko ubutaha ntimuzongere ntituzaze ntimuzongere ubutaha nta muntu ugenera iwanyu sawa kuramo inkweto ndazikuramo muga ndazikuramo nta kibazo kuramo inkweto utambuka ariko ubutaha ntimuzongere byose mugabira ni ibiki mbona uruhora wakanga wakora ku gicumbi uyu mukobwa se yaje gukora muko waje gukora iki mwanga waje kwaka ubutunzi umwana ungana nawe se ubu urashaka ubutunzi bwiwe ukora iki se ubundi mu buzima busanzwe ku buryo ushaka ubutunzi akazi ko mu rugo uri karyase yego nyagasani mana yanjye n'abangabo urabakorera muga ndabakorera iyo twari twavuganye wa wundi wakohereje 200 kuri telefone ndimo ndakureba none urashaka ubuhe butunzi ndashaka amafaranga angana iki nka miliyoni 20 miliyoni 20 umuntu ukora akazi ko mu rugo miliyoni 20 yasimbaza iki miliyoni 20 nahita nguramo imodoka nashyira imodoka mu muhanda ashyira imodoka mu muhanda ayo mafaranga wayakuye ubwo ni wayibye mabuja wawe nayibye mabuja warayamwibye yego none se ubwo ngo uza kuhakora none se mugabo wa muriro ko utangiye kuzima igihe kiragera ukazima uyu muriro ni urimo kuwugabanya nshaka wakoreka nawe kwiyongera ubu ni abakurambere bakubwiye ngo ugabanye ufashe rero uyu mukobwa ndebe kuko ubwo butunzi ashaka niba uri bumuhe niko mukobwa harya ngo urashaka ubuhe butunzi ushaka ubutunzi bw'amafaranga angana iki mukobwa miliyoni 20 wazima ayo mafaranga n'amafaranga make ku buryo umuntu yayaguha gutyo gusa ufite ubushobozi bwo guhereza umuntu miliyoni 20 wowe narenza yo ngo tuyatanga biterwa n'uwatugezeho tukamukorera serivisi yego noneho uyu nguyu yabanje kuguha 200 kugira ngo umukorere ibintu nose urabimukorera koko turimukorera sawa bikorera ndebe mfasha pe arahava yajyanye agera mu rugo abona amafaranga ye yego kuko wamufashe ndebe ibintu byanyu rero bijya binantera ubu reka tumufashe yego ufite ubushobozi bwo guhereza umuntu miliyoni 20 koko usibye kubeshya oya burahari kuko se wa mbere n'abazihaye ntabwo ariwe wa mbere wose ubundi wowe ibyo bintu wabibonye wabonye aho batanga miliyoni 20 wowe wabonye hari umuntu ari gufasha arimo azitanga ndavuga nuriya muganga ni inzobere nanjye bisaba kumuhamagara nyine ngo tuvugane ndebe ko nanjye yamfasha kubw'amahirwe ndamubonye yaguhamagaye ngo uze hano ku gicumbi muga ndashaka kubona ibi bintu bikora niba atari bya bindi by'amabeshyo amabeshyo kuko bikore rero ndebe nawe ndabibona urazibona none se 10 nagutumye wabizanye nabizanye bizane hano turebe bizane turebe mbese ibihumbi 10 ni iby'ikimuga ibihumbi 10 rero yego ibihumbi 10 ni ibyo kugira ngo umuti ukore none se ko mbona ari inote ebyiri za 5 ntabwo ari kuyazana harimo nk'iz'igihumbi n'iza sengisa oya nta kibazo n'ibi ngibi biba bihagije yego noneho rero yego reka wereke ubutunzi bwawe none se kuko gakuye hariya ukakazana ahangaha hari ukahajyana umuriro bishatse kumvikanisha iki kugira ngo bimwegereze se bibone twebwe tugira aho dutangira imiti kugira ngo umuti wacu ukore neza yego kuko urabona ibyo dukoresha byose ni ibya kinyarwanda ndabibona rirahembe yego gituma no mu mahanga rikagerayo kuko rikarijyana amafaranga rikayamugeza ku muntu wayansabye nkoresheje iki nkoresheje ihembe ry'abakurambere iryo hembe rishatse gukora iki niryo rizana amafaranga se iri hembe rero niryo noma amafaranga kandi rikajyana n'amafaranga n'aho bayansabye kuko ubu ngubu iri hembe naho nari gutuma ngo rizane gusa ritandukaniye n'andi mahembe y'inka zose tujya tubona oya biratandukanye iri hembe ni iry'abakuru iri hembe ntabwo ari iry'inka risanzwe iri hembe riba ryaraturutse ahantu hakomeye cyane yego noneho rero reka nzabere ku buryo ki amafaranga miliyoni uyu mukobwa yanyatse zigomba kumugeraho
kandi akazikoresha mu buryo bukwiye akayabona arayacyura ubu ngubu kuyacyura urayacyura kuko nawe nakosabye serivisi urazinkorera niyo mpamvu nawe imbari sinzi icyo ushinzwe imbari n'umunyamakuru tugiye kukwereka ko ibyo dukora kuri iki gicumbi ari ukuri reka rero wa mukobwa we reka nze mubwire ikintu nkorera hanyuma ubone ubutunzi bwawe kaze mbikwereke kaze mbikwereke wa mukobwa we wereka ibintu nkorera ubu ntabwo bufite mbese muga ibi n'ibiciro ko mucucagiza mu biganza utanga amafaranga yego ntumbura wawe ongera nkumbe yego ngo rekura muganga we amafaranga ndabonye yose n'ayanjye mbese muga amafaranga kakazi ko mu rugo ndagasezereye iki kakazi ko mu rugo ndagasezereye muga amafaranga ni ayanyawe cyangwa ni ibikabyo byawe ni meza ayo mafaranga uyabona ndimo ndayabona mbese ugiye kuyamaza cyangwa iki ibyabumbi magana abiri ni iby'amabuja ndibwaze kubimusubiza uramusubiza muga amafaranga avuye mu aya mafaranga rero abaturutse ku bakurambere ni rwose ko umukizo uduteka mu biganza kumusize uduteka mu biganza bigenze biti niko kumusize uduteka mu biganza bigenze biti uwo wa mukobwa ayo mafaranga ukuyabona kuza zo n'ubundi aracyari kuza amafaranga muga rwose kuko akakizo amafaranga agahitaza n'ubundi nkabona akiri kuza miliyoni 20 kari menshi mubwirwa n'icyo umubare mukiraho abakurambere batanga amafaranga twebwe dutanga amafaranga bitewe nayo watukwatse ubu ngubu nta n'icumi nose muga amafaranga katarangira aya mafaranga ni ukuri katarangira miliyoni 20 gusa nizo kirimo oya yanyegereho nayo yasabye oya muga ni menshi mbega amafaranga we niyo aruzuye ubu ijana kuri ijana gusa arahita yacira muga ijana kuri cyangwa urambike amurayibwa yambike oya ni menshi bari bwaze kwisana amafaranga ntabwo oya ni ukuri ni menshi amafaranga ntabwo abaho mujye muri ibintu byo kubira muga amafaranga katarangira amafaranga ntabwo abaho amafaranga iki amafaranga ariko uyu mwana amafaranga menshi umaye menshi nose amafaranga uramaze aya mafaranga ndabona nanjye muga uyu mwana ntabwo yakora amafaranga mbivuyemo none se muga usibye bino bintu byo gutanga ubutunzi hari ibindi bintu bindi ukora wenda waba wakorera abandi bantu hari byinshi cyane ibiki twebwe dutanga ubutunzi tugatanga amafaranga tugahuza abatandukanye n'abagore babo tukavura abarozwe nk'umuntu bamwibye ikintu mwakigarura nacyo ni ibintu byoroshye tukakwereka n'uwakitwaye mukamumwereka neza ukuzana imbere yawe ukamubona neza none se muga nk'umuntu uri hanze uyu nguyu ko bikoreye hano ku gicumba hari nk'umuntu uri hanze mu bihugu by'amahanga nawe mwamukorera bigakunda turabimukorera dukoresheje bya bintu wabonye rya hembe ry'abakurambere ririya hembe riragenda rikakugeraho aho uri mu mahanga rikaguha bwa butunzi ushaka none se muga kugira ngo umuntu uri mu mahanga mubashe kumugezaho ubwo butunzi bwe mubashe kumugaruriza ibyo yibwe mubashe kugira ikintu mumukorera muri make abikora ate abigenza ate icyo twamubwira akora ni uko yatwandikira kuri WhatsApp akatwohereza ifoto ye n'amazina ye hanyuma ibindi twebwe turabikurikirana tukamugeraho mu mahoro ibyo mbonye ndabibonye mbibonesheje amaso yanjye nimero yawe uraza kuyimpa wenda nzayishyira ku kiganiro nta kintu bintwaye rero none se umukobwa amafaranga arayacyura amafaranga ari bwamwicyura none se ndibwo yasigaye kandi ariyo yanzanye none se nyuma y'uko yajyanye nta kindi kintu asabwa aho birarangiye icyo namusaba ni uko azagaruka kudushimira kandi nzagaruka kugushimira rwose kugushimira nutwaka n'izindi serivisi tubashe kuzigukorera sange rero reka mbe nigende reka mvuge rwose uriya mukobwa wawe uri hano rero muganje reka mbe ngiye rero nose uyu mukobwa wawe uri hano nk'abantu mu bintu bibereye ahangaha njyewe nabibonye nabibonesheje amaso yanjye namwe mwabibonye uyu nguyu wanzanye ngaje gushimira n'ibindi ndabyiboneye ubu ngubwo uzakenera no muganga azamuvugisha uyu nasigara ashimira bye bye imana bampera umugisha ndabakunda cyane.